Niba wifuza kugira umugisha w'Imana mu buzima bwawe, hari imyitwarire ugomba kubanza kwinjiza mu buzima bwawe. Umugisha ntabwo ujyana gusa no kuwusaba Imana, ahubwo ujyana n'uburyo ubaho, uko witwara ndetse n'ibyemezo ufata mu buzima bwawe bwa buri munsi. Muri iki kiganiro tukaba tugiye kurebera hamwe imyitwarire cyangwa ibintu winjiza mu buzima bwawe. Iyo myitwarire cyangwa ibyo bintu ukora bikaba byagufasha kubona umugisha w'Imana, niba ariko wemera Imana kandi ukayizera. Ngiye ugutegurira nkanakugezaho nitwa Ernest. Ntiwibagirwe gukora subscribe nubona kino kiganiro kikugiriye akamaro. Ikintu cya mbere gishobora gutuma ugira umugisha w'Imana ni cya gihe ukunda kugira umutima wo gushimira ibyo ufite. Byumvikane neza ko ugomba kwitoza kugira umutima wo gushimira ibyo ufite Imana yaguhaye, kuko ari umwe mu mico ifasha umuntu kongera umugisha uturuka ku Mana. Aho guhora ureba ibyo utarabona, jya wibuka gushimira Imana ibyo ufite n'ibyo yamaze kukugezaho. Iyo ukunda kugira umutima wo gushimira, utangira kubona ibyiza biri muri ibyo ufite, maze bikakurinda kutanyurwa kandi ugakomeza kugira icyizere ko nubwo hari ibyo utarageraho, uba ugitegereje kandi ko uba wizeye Imana yuko izanabikugezaho. Ibi ntabwo bisobanuye yuko nta bibazo uba ufite, ahubwo bigaragaza ko wizera Imana ko ishobora gukomeza kugukorera ibintu byiza mu buzima bwawe, ibinyujije mu buryo ibona ko n'ibyo ufite ugira igihe cyo kuyibishimira. Ikindi kintu cyangwa imyitwarire ya kabiri ituma ukurura umugisha w'Imana ni cya gihe mu buzima bwawe winjizamo ikintu cy'ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo ni imwe mu ndangagaciro buri wese yagakwiye kuba yinjiza mu buzima bwiwe. Iyo uvugisha ukuri, ukuzuza ibyo wasezeranyije kandi ukirinda gukora ibintu mu mayeri, uba wubaka icyizere hagati yawe n'abandi. Usibye n'ibyo, Imana iha agaciro umuntu ufite umutima w'ukuri kandi ukora ibyiza, niyo yaba nta muntu witaye kuri ibyo byiza bijyanye n'ubunyangamugayo, yo irabiguhembera ibinyujije mu mugisha igenda iguha, nubwo akenshi ushobora kuba utabibona. Ugomba rero kwinjiza ikintu cy'ubunyangamugayo mu buzima bwawe, nubwo benshi kuvugisha ukuri ku bintu bimwe na bimwe bishobora kugorana, ariko ujye ugerageza nubwo bitaba buri gihe, kubera ko buriya ubunyangamugayo nanone butuma ugira n'amahoro yo mu mutima, ukabaho ubuzima butarangwa no guhora wikanga ingaruka zishobora kuza nk'igihe ukunda guhemuka cyangwa gutuburira abantu. Ikintu cya gatatu cyatuma umugisha w'Imana uza mu buzima bwawe ni ubufasha utanga ku bandi. Niba uri umuntu ukunda gufasha abantu, ubona ko nyine bakeneye ubufasha, menya ko n'Imana igomba kukuburesinga nubwo bishobora gutinda. Aho icyo wakabaye wumva kandi ukanasobanukirwa ni uko umuntu ushaka ibyiza mu buzima bwe, cyane cyane umugisha w'Imana, agomba kumenya ko atagomba kwiberaho wenyine, akamenya ko hari imbaraga zidasanzwe ziba mu gufasha abandi. Iyo uhaye ubufasha umuntu nko gukemura nk'ikibazo kimukomereye, wenda nk'ikibazo cy'amafaranga, ugatanga ubufasha bw'inama yatuma umuntu ubuzima bwe buhinduka, n'ubundi bufasha bugiye butandukanye, uba ugaragaje umutima w'urukundo n'impuhwe. Ikindi ugomba kumva ni uko gufasha abandi bituma wubaka umubano mwiza hagati yawe nabo, kandi muri uwo mubano wubaka hakaba hari ibyiza nawe ushobora kuba wakungukiramo, wenda ugasanga ni naho Imana igomba kunyuza imigisha yawe. Ni nayo mpamvu rero ukwiye kumva ko gufasha, kugira uwo mutima wo kugaragariza impuhwe abandi ari ikintu cyiza, kandi wagakwiye gutangira kwinjiza mu buzima bwawe niba utajya kubikora. Ikintu cya kane cyatuma umugisha w'Imana ukomeza kuza mu buzima bwawe ni igihe ukunda gushyira imbaraga nyinshi mu byo ukora. Mbega muri make ugakunda umurimo wawe. Bivuze ko uko witwara mu byo ukora buri munsi nibyo bigena uko ushobora kugera ejo hazaza. Imigisha myinshi nk'iyerekeranye nk'iterambere umuntu ashobora kugeraho iza ku muntu uba witeguye kuyakira no kuyikorera. Nubwo kwizera Imana ari ingenzi, hari n'uruhare ugomba kugira mu buzima bwawe binyuze mu gukora no gukoresha ubushobozi yaguhaye. Byumvikane neza ko utagomba kwicara gusa usaba umugisha w'Imana y'icyo igomba kukugezaho, ngo ugende wicare gusa ugire icyizere nta bikorwa. Oya, ibyo akenshi ntago bikora. Ugomba kugena inzira Imana izanyuzamo umugisha wawe. Ntago uzicara aho ngaho ngo usabe umugisha Imana ko nyuma y'imyaka nk'ibiri, ni urugero, amafaranga utunze cyangwa ari mu bikorwa byawe azaba yaravuye nko ku 500,000 yarageze nko kuri 2,000,000, ariyo ntego wihaye. Ukwiye kumva ko intego ijyanirana n'ibikorwa umuntu agenda akora mu buzima bwe bwa buri munsi, ugasaba Imana ikaguha umugisha n'imbaraga zo kugera kuri iyo ntego, ariko kwiyumvisha ngo izitora ubone ngo nka nyuma ya myaka 2 wihaye, ya mafaranga wizeye ko izaba yayakugejejeho nta kintu wigeze ukora, ibyo menya ko bitagipfa gukunda.
utekereza ko azaba aturutse hese? Kereka nunyura mu nzira ukayatora cyangwa akaba yakuyoberaho kuri telefone, ariko menya ko muri kino gihe ibyo bitajya bipfa gukunda nk'uko mbere wenda byabagaho. Abantu barasobanukiwe nta bagikunda kugendana amafaranga mu mifuka yabo, abenshi basigaye bayabika mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikintu cya gatanu gishobora gukurura umugisha w'Imana mu buzima bwawe ni cya gihe ugumana ukwizera no mu bihe bikomeye. Hari ibihe umuntu ahura n'ibibazo agatinda gusubizwa cyangwa ibintu ntibigende neza nk'uko yari abyiteze, ariko uko yitwara muri ibyo bihe bishobora kugira uruhare runini mu rugendo rwe rwo kubona umugisha w'Imana. Niba ari nk'ibintu uri gukora bigufasha gutera imbere bikaba bitari kugenda neza, ariko ugakomeza kwizera Imana ko ibyo bintu uri gukora bigomba kuzakunda, uba wirinze guhita ucika intege no guhita ufata icyemezo cyihutiye cyo kubivamo hakiri kare. Ikindi ushobora kuba utazi ni uko buriya kwizera bishobora gufasha umuntu gukomeza gukora, kwihangana no gutegereza igihe gikwiye. Ni nayo mpamvu rero hano ukwiye kumva ko rimwe na rimwe ibihe bigoye bitaba ari iherezo ry'uko umugisha wawe utagomba kuwugeraho, ahubwo bishobora kuba igihe cyo gukomeza kukwigisha no kugutegurira ibintu byiza biri imbere mu buzima bwawe. Wakoze cyane we twabanye muri kino kiganiro. Niba wagikunze ukore subscribe, like, ukore share no ku muntu ubona ukeneye kino kiganiro. Wakoze cyane, tubonane mu bindi biganiro bikurikira.